Yesu nashimwe, bakunzi ba Yesu avuge neza official, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ngiye kuduha igitondo cy'umugisha kugira ngo tukinezererwemo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusangira muri iki gitondo ritubere impamba y'umunsi, nuko tubone gusengera gahunda z'uyu munsi. Turagize Imana urugendo rwacu kugira ngo ihire imigambi yacu. Reka dusangire ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice 51, turasoma umurongo wa 21 dusoreze ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, nuko rero noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Gishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Iri jambo dusomye tugerageje gusoma imirongo isa naho ari migufi, ariko ijambo ry'Imana ryo rihora ryagutse kandi ntabwo rijya risubirayo ridasohoje icyo rituma ashaka ko rikora ku mitima y'abaryumvise. Imana ishimwe. Rero umva ibi, wowe urengana ugasinda utanyoye vino, nta gisindisha cyageze mu kanwa kawe, ariko ugasinda kubw'ibidandabiranya n'intambara n'amakuba y'isi, ukamera nk'umusinzi, ugakozwa hirya ugakozwa hino, ukabura icyo ufata n'icyo ureka, ugata icyerekezo, ukabura uwo uririra, ukabura uwo utakira, ukabura uwo ubwira, kubw'akarengane, kubw'amakuba y'isi yisukiranya kuri wowe. Ako karengane kagatuma umera nk'umusinzi nyamara nta vino wanyoye. Uwiteka aravugana nawe muri iki gitondo ngo umva ibi, ngo umva ibi kandi wumve ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wayo wari ufite mu ntoki. Imana yacu nidutabare cyane. Hari igihe duhagarara mu gihe cy'ibigeragezo byinshi bitugose impande n'impande, ukabura icyo ufata, ukabura icyo ureka, ukabura icyo uvuga, yewe no gusenga hari igihe bikunanira, ukabona igihe urimo hari niwe wenyine ukirimo, ukumva uradandabiranywa n'inkubi y'umuyaga, ugakubita hirya ugakubita hino, ukabona rwose ubuze uko ubigenza. Ariko icyo gikombe wari ufite mu ntoki kirimo umujinya, kirimo uburakari, kirimo ibirura, kirimo ibintu bitari ibyo kukunezeza cyangwa bitari iby'amahoro. Imana yawe ifite ububasha bwo kukikwaka, ikaguha ingurane, ikaguha ibyishimo, ikaguha amahoro y'umutima, ikaguha umunezero, ikaguha kongera guseka, ikaguha kongera kugubwa neza. Imana yacu nishimwe kandi Imana ntihabwe icyubahiro. Nubwo ngo ugera mu gihe umera nk'usinze nyamara utanyoye, ariko Imana yawe ntabwo ibyo ari uko itabibonye, ntabwo ari uko yabyirengagije, ahubwo nayo ijya yemera ko bigera ku muntu, ijya yemera ko ibiganza bye biba bifite icyo gikombe kirimo ibirura, kirimo ibishaririye, kugira ngo ahari umuntu wayo nageragezwa abe yava muri urwo ruganda ashyitse kandi atunganye, ari igikoresho kizima kigirira nyiracyo umumaro. Ariko Imana yawe kandi ibasha kukikwaka, ikaguha ingurane, ikaguha ibyishimo, ikaguha amahoro no kugubwa neza. Ku murongo wa 24 haravuga ngo, icyo gikombe ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Imana itugirire neza cyane. Iyo umuntu ari mu gihe cy'amakuba menshi, aba agaragara nk'usuzuguwe, yaba aho atuye muri karitsiye, yaba aho agenda, aho akorera se. Hari igihe kigera ukabona Satani aragusuzuguje rwose, jambo mu bantu ukaribura. Ariko Imana
iri jambo ivuganye nawe muri iki gitondo, iravuze ngo ifite ububasha bwo kukwaka icyo gikombe cy'ibidandabiranya, ikagishyira mu maboko y'abanzi bawe, ba bandi bakubwiraga ngo rambarara, cishwa bugufi tukugende hejuru, cishwa bugufi dutambuke, ngo nawe ukabyemera kuko nta kundi wabigenza, bakakugenda hejuru ugahinduka nk'inzira y'abagenzi. Ibyo ngibyo uri gucamo Imana yawe yarabibonye, ntabwo yabyirengagije, kandi ntabwo ari uko itakubaye bugufi kuko itaha buba waramwaye. Hari umwigisha uherutse kubivuga neza, aravuga ngo uko waba uri kose, uwo waba uri wese, icyo waba uri cyo cyose, Imana itakubaye hafi wamwara. Nibyo koko, icyubahiro cyose si kugomba, uko waba umeze kose, uko ureshya cyangwa uko usa, uburanga abantu bavuga ko ufite, amafaranga, amashuri n'ibindi byose, Imana itabaye mu ruhande rwawe wamwara. Rero hari igihe wageze mubona Satani arakumwaje, ubona aragusebeje, ubona aragusuzuguje, ubona urambarajwe rwose no gutambukwaho, wahindutse nk'inzira y'abagenzi. Mu isi n'umugenzi bashobora kukuvugaho icyo bashaka, bashobora kugufataho ijambo uko babyumva. Uba nk'umusinzi rwose kandi ntacyo wanyoye, urasinzira ibitotsi ubona birabuze, wagenda ukabona ubuze icyerekezo cy'aho ugana, ariko Imana yawe yarabibonye. Noneho ngo ifite ububasha uyu munsi bwo kukwaka igikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki, ikagishyira mu biganza by'abakurenganyaga, igashyira mu biganza by'abanzi bawe, ba bandi babona utambutse bakakuvugirizaho induru. Ni ukuri Imana ifite ubwo bubasha, nubwo atari cyo ukwiye kwifuza cyangwa gusaba, ariko ibyo niko bijya bigenda, kuko ijambo ryarambwiye uko umuntu agenza niko azagenzwa. Rero woweho guma ku Mana yawe gusa, ukomeze uyiringire, ukomeze ukiranuke, ukomeze ucishwe bugufi, ubwira Imana ngo ninjye nawe, niwe murengezi mfite, nubwo ndi kunywera ku gikombe kibirura, nubwo ndi guca mu nzira irimo isayo, nubwo ndi guca mu gihe gikomeye ntafite uwo kubwira n'uwo guhamagara, ariko unkebuke wongere undebe. Imana rero ni Imana ireba, ni Imana ibona, kandi ni Imana ifite ububasha ku bihe. Ibihe ducamo niyo ibitegeka, iyo ivuze ngo umucyo niwimukira umwijima, ni ibintu bihita byikora. Rero humura, ongera ugirire Imana icyizere, ongera wizere ko Imana yawe ibasha kuguhindurira ibihe, ibasha kubinyuranya. Ngo yewe urengana we, Imana yarabibonye kurengana. Yewe wowe uhungabanywa n'inkubi y'umuyaga, yewe wowe uhindutse nk'umusinzi nyamara utanyoye, Imana yarabibonye. Byashoboka ko ari uburwayi bukubereye ikidandabiranya, bikubereye inkubi y'umuyaga. Byashoboka ko ari ubukene bukabije bukubereye umuyaga, bikubereye nk'inkubi y'umuyaga, bukudandabiranyije ugahinduka nk'umusinzi. Byashoboka ko ari amadeni akabije, byashoboka ko ari uburetwa no kwangwa n'abantu, imiryango iyo washatsemo cyangwa iyo wavutsemo. Byashoboka ko ari ugutura ku musozi ukakubera umusozi mubi, bikakubera igisindisha, ugasinda utanyoye kubwo kurenganywa no guhungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ariko Imana yarabibonye. Noneho ngo dore ibasha kukwaka icyo gikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki, ikaguhindurira, ikakunyuranyiriza ibihe, ikaguha kongera guseka, ugacya, ukishima, ukagubwa neza. Ubwo bubasha Imana yawe irabufite. Imana ishimwe. Byashoboka ko ari urubyaro rurimo kukubera ikibazo, ukabona ibyari umugisha bihindutse nk'igikombe cy'ibidandabiranya, ukaba ubonye ari umuyaga uhushye, ukaba ubaye umusinzi, nta kinyobwa gisindisha wanyoye, ariko Imana yawe irongera iraguhumurije ngo noneho humura. Imana ifite ububasha bwo kukwaka icyo gikombe kimeze gityo, ikakunyuranyiriza, ikaguhindurira, ikagishyira mu biganza by'abakurenganyaga. Imana ifite ubwo bubasha. Imana ishimwe. Byashoboka ko ahari icyo gikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki ari icy'agahinda gakabije katewe n'amateka, ukaba ubona guseka bidakunda, ukaba ubona uri mu rwara indwara zidakira zituruka kuri ibyo, ariko ongera ugirire Imana icyizere ko ifite ububasha n'ubushobozi bwo kukunyuranyiriza ibihe, ikakwambura igikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki, nuko ikagishyira mu maboko y'abakurenganyaga. Imana ni nyabubasha n'ukuri, Imana ni nyabushobozi, Imana ni nyamaboko. Humura, uyu munsi ndaguhumurije,
munsi kandi Imana yawe iraguhumurije muri iri jambo ngo yewe urengana we. Imana yarakubonye mu karengane ufite, Imana yarakubonye mu mabaro w'igihe kirekire, Imana yarakubonye mu kuryama ukabura ibitotsi, Imana yarakwitegereje irakubona, ivuganye nawe ngo wowe urengana ugasinda utanyoye vino, ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga. Imana yarakubonye kandi ni Imana ibasha guhindura ibintu, Imana ibasha kunyuranya ibihe, Imana ibasha kukwambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya ikagishyira mu maboko y'abaguhigaga. Byashoboka ko ari abakugenza bakugenza umunsi ku wundi, ahari bikaba nk'igikombe cy'ibidandabiranya, bikamera nk'inkubi y'umuyaga ikwikubiseho, ariko kuko Imana yitegereza ikabona, ikareba ibyihishe n'ibyiherereye, iri kuguhamagara mu ijwi ryayo ngo yewe urengana we. Humura, humura, nubwo ubona bikomeye humura, nubwo ubona bigoye humura, oya wivuza induru. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ongera uturize Imana gusa, ongera uyigirire icyizere, ongera uvuge ngo niwe mutabazi mfite, wundi wo kundengera no kundenganura. Ongera uvuge ngo Mana nyambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya, umpindurire igikombe cy'amahoro. Haleluya, haleluya. Ume ku isoko imara inyota, nanjye nkweho nshira umwuma. Bwira Imana ngo nyambura igikombe cy'ibidandabiranya, subirizayo inkubi y'umuyaga impuha, adandabirana nkagwa iburyo nkagwa ibumoso. Imana ibasha kumva gusenga kwawe, irakubaza kubwira muri iri jambo ngo yewe urengana we. Humura, humura, humura. Imana yarabibonye, karengane kawe yarakitegereje irakabona. Byashoboka ko ari umuyaga uri kuza mu rushako rwawe, ukabona bikubereye nk'igikombe cy'ibidandabiranya, ukibaza ngo subura urugo rurahari, ukarureba ukarubura, ukabona ko bikomeye, ukabona nta mutabazi, ukabona ntawe ukubwira ufite. Ariko Imana yawe ibasha kukwambura igikombe cy'ibidandabiranya wari ufite mu ntoki, ikagishyira mu maboko y'abanzi bawe. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana y'ubushobozi bwinshi, ni Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byashoboka ko ibyo uri gucamo ahari ubona nta ruhare wabigizemo, cyangwa se ukabona warabigizemo uruhare, ariko ukaba warabwiye Imana ngo mbabarira, nyeza, mbabarira, unkureho wenda igihano wampanishije. Ni Imana y'imbabazi nyinshi, nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, ibasha kubyeza bigakurwaho rwose. Byanashoboka ko ikigeragezo urimo ureba ugasanga nta ruhare wakigizemo, ukabona ni inkubi y'umuyaga Satani yakugabyeho, ariko humura, humura, yewe urengana we. Humura, nawe niba ubizi kurengana, ukabona uhuye n'ibisindisha bikudandabiranya rwose, nyamara utanyoye vino, humura, Imana yawe irakuzi, humura, Imana yawe ikwitaho, humura, Imana yawe iragukunda. Imana ishimwe. Aha muri Yesaya n'ubundi 54:11 naho haravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabaniro rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. 15 akavuga ngo ahari bazaterana, ariko sinjye uzabateranije. Uzagukoraniraho wese azaba ari wowe, azagwa ari wowe wazize. Imana ishimwe. Ufite ubwoba ngo inama ziraterana, ngo ejo narababonye aho bari bahuriye, ngo ibyo bari bari kuvuga cyangwa bakoraga, ibyo bigatuma urahara udasinziriye, ibyo bikaba byatuma urya ibyo kurya ntibigende. Ariko ongera wumvire ihumure, ongera wumvire ihumure, ngo ahari bazaterana. Ntago wabuze inama gukorwa, ariko ntabwo Uwiteka ari uzabateranije. Migambi yabo mibi izapfa ubusa. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Imana ishimwe. Yesaya nawe arabivuze kandi ngo ahari bazaterana,
Uwiteka bivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ngo ahari bazaterana, haba abagambanyi bagaterana, baba abarozi bagaterana, baba abagome bafite inama mbi zindi bagaterana, ngo abo bazaterana rwose. Ariko Uwiteka akavuga ngo ntabwo ari we uzaba ubateranije, ngo dore uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Imana ishimwe. Ngo dore ninjye mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe. Uwiteka niwe waremye umurimbuzi, amuremera kurimbura, kandi nyine aberaho kurimbura akanarimbura. Ariko woweho nubwo wabona umurimbuzi aguteye ubwoba, nubwo wabona inkota ibengerana rwose, Uwiteka aravuze ngo muri iri jambo ngo umurimbuzi yamuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Wewe komeza kwiringira Imana mu bibazo ufite, mu biguhiga, mu bikurwanya, mu bikurushya, mu bikugoye. Komeza wizere Imana, wihanga amaso, ubundi ukiranuke gusa. Imana izakomeza kukubungabunga, Imana izakomeza kukureberera, Imana izakubera inkomezi, Imana izakubera ibyiringiro, izakugenda imbere y'imisozi, uzabona inzira utambuka uguwe neza. Imana ishimwe. Reka dusengere gahunda z'uyu munsi kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu, kandi nawe wizere uko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishobora byose, uri uwo kwizerwa. Ijambo ryawe n'ubuzima ku muntu uryizera. Nanjye ndagushimiye kubwira ijambo, guhumuriza umuntu arenganira muri iyi si, ahura n'amakuba n'intambara n'ibigeragezo, ikaba nk'inkubi y'umuyaga, agakubitwa hirya agakarurwa hino, akabura aho aturiza, akabura amahoro y'umutima kubwo kurengana, kubwo guhungabanywa n'inkubi y'umuyaga. Ariko iri jambo rye rihumurije abera. Nyemerera abari kugorwa n'amakuba, nyemerera abari kugorwa n'uburwayi, nyemerera abari kugorwa no kwangwa n'abantu, nyemerera abari kugorwa no kubura aho bahungira n'aho babonera amahoro, ubabera ibyiringiro, ubabera inkomezi. Uyu munsi ndawukweretse Mana, ni umunsi w'umugisha ku muntu wese ukwizeye, ni umunsi w'umugisha ku muntu wese uguhanze amaso. Abajya gucuruza bikunde, abajya mu ngendo zabo bigende neza, abari mu mihanda barindwe n'Imana, abari mu kazi babona ineza yayo. Ukuboko kwawe gukomeye Mana nigufubika abantu bawe, rengera abantu bawe Mana, ukugirira neza benshi. Dawidi yaravuze ngo nikungirira neza ndumwe. Nanjye ndakwinginze Uwiteka, ubwo ugirira neza abera bose bo mu isi, ugirire neza n'abandi ni ukuri bafite ibibazo bitandukanye, babona ineza yawe. Usigirire neza abantu bose bagutakira, bakwinginga, bakeneye uburengezi n'ubutabazi bwawe. Kandi abantu bose baguhanze amaso, abona nta wundi wo kubatabara bafite uretse wowe, ubabera inkomezi kandi ubabera ibyiringiro. Ndagushimiye Mana yacu. Rero ngaho nyemerera ukomeze kwiyerekana muri byose nk'Imana. Uyu munsi umunsi w'umugisha ku muntu wese, kandi by'umwihariko abo twabanye ndetse abo turi bubane muri iri sengesho nabo bakungukireho. Abarwayi muri bo bakire, bafite amadeni muri bo bishyurire, babuze ubutabazi muri bo ubatabare, bafite ibyifuzo batabwira abantu unyemerere ubumvire, kuko uri Imana isubiza. Urema amashimwe, urema amashimwe, urema amashimwe Mana, uremera abantu bawe amashimwe. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Rero ineza yawe nibane n'abagabo, neza yawe nibane n'abagore, neza yawe nibe ku rubyiruko, neza yawe nibe ku bana bato, neza yawe nibe ku babyeyi batwite ndetse n'abari mu nda zabo. Ineza yawe nibe ku muntu wese wumva yiringiye ko Imana ari umutabazi we. Ndagushimiye ibyo wakoze Mana, kandi nkuragije ibiri imbere muri byose. Ukuboko kwawe kwiza kurushaho kubana n'abakwiringira ku manywa na nijoro. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha mwese twabanye kandi dukomeza kubana. Imana irushaho kubasiga ndetse no kubashyigikira, kandi mbifurije kurindwa muri izi mpera z'umwaka. Imana irushaho kubagura,
tuzongere mu mwaka utaha dushima ko twarinzwe n'imbaraga z'Imana zikomeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.